Amora, Max TV, nothing but love. Twongeye kubasuhuza bakomeje gutega amatwi ya Amora Max TV. Ibihe byiza kuri mwebwe, twebwe turacyahari mu rukundo, muratumenyereye cyane kandi bizabagora kugira ngo mureke kutumenyera, kuko ibyo tubazane byose bizahora ari byiza kandi bizahora ari bishya. Uri umunyamahirwe ni warinjiye mu rukundo bikaguhira, ariko se wowe udahirwa biterwa n'iki? Hari impamvu nyinshi zituma abantu badakunda guhirwa mu rukundo. Ukumva ejo yabigiyemo, ejo yabivuyemo, amaze igihe gitoya cyane ashyingiwe, akoze divorce, yinjiye mu rukundo uyu munsi, ejo yahinduye abakunzi. Ese ubundi ibyo byose biterwa n'iki? Nibyo tugiye kurebera hamwe rero muri iki gice cyacu cy'ikiganiro. Hari igihe mu buzima bw'umuntu usanga adahirwa mu rukundo rwe, iteka uko yinjiye mu rukundo ntirumare kabiri. Hari impamvu nyinshi zishobora kuba zibitera, ariko tugiye kurebera hamwe twebwe impamvu twabahitiyemo z'ingenzi ndetse nziza zishobora kuba zagufasha kwigobotora iyo ngoyi yo kudahirwa. Ni impamvu 5. Impamvu ya mbere muri zo, hari kuba wumva ko uzi ibintu byose, kwigira nyirandabizi, kwigira bamenya, umugani w'abandi. Abantu benshi bakunda kwibeshya no kwihenda ko bazi iby'urukundo, akicara kumva yagezeyo. Urukundo ni urusobe, kwiga imiterere n'imihindagurikire yarwo ni uguhozaho. Umubano cyangwa urukundo ni ishuri, ndetse ni ishuri nk'ayandi yose. Uko wahozeho si kuri ubu ngubu, uko umukunzi wawe yahozeho siko ari ubu ngubu. Urukundo mwakundanaga siko rukiri, rushobora kuba rwariyongereye cyangwa rwarakonje. Hari ibihinduka. Kumukunda cyangwa gushaka ko agukunda nka kera, uko ni ukwibeshya. Ushobora kuba waramukoreye amakosa akagenda agabanya urukundo yagukundaga, ndetse n'urwo agukunda ubu. Ushobora kuba waragabanyije umuvuduko wa rwa rukundo, yarabonye abandi bakurusha kumwitaho. Birashoboka ko yahindutse bitewe n'impamvu nyinshi. Nawe rero ukicara ngo uri mu rukundo. Menya ko urukundo ukundana na mugenzi wawe cyangwa se umubano w'umugabo n'umugore ari ishuri ritajya rirangira. Ukomeza kwiga. Iyo uhisemo kwishuka ko ubizi uratsindwa, wakomeza umurava nabwo kandi bikakorohera. Gerageza kumva ko utazi byose, gerageza kumva ko hari ibyo utazi kandi ukeneye gukomeza kwiga. Ikuremo indwara yo kwigira nkaho uzi byose mu rukundo. Aha turi mu isi y'urukundo. Icya kabiri, kutiyizera. Kutiyizera ni umwanzi w'urukundo. Uko waba uri mwiza kose, uko waba ufite igikundiro kingana gute, iyo nta cyizere wigirira, byakugora kureshya abasore cyangwa se kwegura inkumi ngo uyiterete. Kutiyizera byangiza byinshi. Ahangaha si ukuvuga ko ari no mu rukundo gusa, nuko turi muri iyo ngingo y'urukundo. No mu buzima busanzwe iyo nta cyizere wigirira, birakugora cyane. Twigarukire mu isi y'urukundo. Gukomeza kumva ko utiyizeye, ukiyumva nk'umuntu woroheje, usuzuguritse, kandi mu rukundo iyo utangiye kumva woroheje cyangwa se wiheje, byose biba byagupfanye. Ntuzatinyuka ngo ujye gutereta umukobwa. Ntuzatinyuka ubwawe ngo ureshye umusore aza guterete. Oya, uzakomeza kumva ko uciriritse, uzakomeza kumva ko uri hasi cyane. Ntitubabwiye ngo mujye hariya mwiyemere, ntitubabwiye ngo mwishyire mu rwego mutarimo, ariko namwe mwikwisuzugura, mwikumva ko ibintu byose bidashoboka, mwikumva ko mwebwe muri abantu baciriritse cyane. Icya gatatu ni ukwikunda. Nibyo, kwikunda bizaguhereza ishusho y'uko uzakunda, ariko ahangaha nituvuga kwikunda, ni umubano
ni urukundo rubaho kubera ko hari abantu barenze umwe basangiye cyangwa bagaragarizanya amarangamutima. Ahangaha nituvuga kwikunda, hahandi uzumva ko aho kugira ngo ukorere ikintu mugenzi wawe, ukumva ko wakikorera, ukumva ko ugomba gukorerwa byose udashobora kuba wakorera abandi. Kwikunda cyangwa kwikubira, selfishness. Twebwe twiganiririye, umubano ubundi ni urukundo rubaho kubera ko hari abantu barenze umwe basangiye cyangwa bagaragarizanya amarangamutima. Kwikunda, ukumva ibintu byose byiza ari wowe bigomba gukorerwa, ukumva ko wowe utashimisha mugenzi wawe, bizatuma uhora ku ikorosi ryo gutandukana n'abo mukundana, ntawe muzamarana kabiri. Nutishyira imbere, ukumva ko na mugenzi wawe akeneye kwitabwaho nkawe nk'uko witabwaho, bizatuma gusubiza amarangamutima umugaragariza. Ikivamo ni ibyishimo bya mwembi, urukundo rugasagamba. Wimubera umutwaro ngo wumve ko ari ugomba gutuma wishima wowe wiyicariye. Ibyishimo wifuza ntibyakunda nta ruhare wabigizemo. Gukurura wishyira ntacyo bizamarira urukundo rwanyu, ndetse nta n'akamaro bigira mu rukundo. Irinde kwikunda, ndetse wirinde no kwikubira ibyishimo gusa udashobora gutanga. Ibyishimo watanze ni nabyo uhabwa. Icya kane, kwishyiramo ko urukundo urimo ntaho rwagera, kumva ko urukundo ufite nta ntego rufite. Guhora iteka utekereza ko iherezo urukundo rwanyu ruzagera igihe rukarangira. Ese ubundi utekereza ko nukomeza kumva ko urukundo rwawe rufite iherezo ruzakomera? Oya rwose. Ishyiremo ndetse wiyumvemo ko urukundo ufite ari urukundo ruhoraho ndetse ntaho ruzajya, everlasting love, urukundo rudashira. Bituma udatera imbere, ntukore ibyo usabwa iyo ukomeje kwizera yuko ntaho urukundo rwawe ruzagera. Wowe n'uwo muri kumwe mu rukundo, mugenzi wawe ageraho akarambirwa, akishakira abazi icyo urukundo ari cyo. Ni byiza ko utabona urukundo urimo nk'urujya mu manga, ahubwo ruri gutera imbere kandi nawe ugomba kubigiramo uruhare. Ibyo byose nubishyira mu mutwe, urukundo rwanyu ruzatera imbere ndetse kandi mufatanyije. Icya gatanu, ari nacyo cya nyuma, benshi mukunze kumva mubwirwa ngo ariko wahisemo nabi koko. Wagize ibibazo mu rukundo, watandukanye n'umwashakanye, ngo rega n'ubundi wahisemo nabi. Ikintu kibi kibaho mu buzima ndetse by'umwihariko mu rukundo ni uguhitamo nabi. Guhitamo neza umuntu mukundana, uwo muzabana karamata, niyo turufu yo kuryoherwa n'urukundo. Ni hahandi nyine uba wahubutse, ukumva ko nashaje reka mfe kujyayo. Mu by'ukuri wahisemo nabi. Wahisemo nabi kandi nta nkurikizi yindi uretse agahinda, kubaho nta byishimo, gusubira inyuma mu mitekerereze, ukabana n'agahinda ubuzima bwawe bwose. Urukundo ubundi rukubera rwiza iyo ukundana n'umuntu mwuzuzanya. Niyo hagize ibibazo bivuka kubera ko muhuza mu biganiraho bikarangira. Gukundana n'umuntu ukumva uguhora hafi, utifuza ko hari ikibi cyakugeraho, mwakomanya amahembe, wa mugani mukabasha kwiyunga, ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Tugomba kubaho nk'abantu, turi abantu nyine, ariko natwe tujye dushyiramo ak'ubumuntu. Twahawe ubwenge, tugomba kubukoresha neza kandi uko bikwiye. Nibyo bizakubwira ko wahisemo neza. Iyo iteka uhitamo nawe umukunzi, utagendeye ku rukundo, hari ikindi ukurikiye cyangwa se agukurikiyeho ntubimenye, bishobora gutuma uzahorana intimba ubuzima bwawe bwose. Kudahirwa na buri rukundo rwose winjiyemo bishobora kukwangiriza ubuzima n'intekerezo, ukanga isi n'ibiyiriho kandi bitari ngombwa.
kosora aho ubona hagomba gukosorwa, igira ku makosa y'ahahise yakubayeho, wikwinjira mu rukundo buhumyi. Hitamo neza, wirinde kwikunda, wiyizere n'ibindi byose bizana umutekano ndetse n'umunezero mu buzima bwawe. Ibyo byose nubikurikiza, urukundo rwawe ruzasagamba ndetse uzagira umunezero, ntuzigere unicuza kuba warakundanye n'uwo muri kumwe ndetse no kuba warashatse uwo muri kumwe. Reka dukomeze kubashimira rero, dukomeze kwifuriza ibihe byiza. Kanda kuri iyo nzogera itukura, uzaba uduteye inkunga ikomeye, ni subscribe, uduhe like, usharinge kugira ngo n'abandi babibone, ndetse utange igitekerezo ndetse n'inyunganizi niba ubifite. Nubwo waba ufite ikibazo nacyo ucyandike muri comment. Reka dukomeze kubabwira ngo ibihe byiza. Bye. Amora Max TV, nothing but love.